iki nicyo gihe. Amatike yashize mu minsi 3. Ese ni abafana gusa cyangwa hari umukino ubiri inyuma? Mu minsi 3 gusa amatike y'igitaramo 20 Years of King James yamaze kugurwa yose. Ni ibintu bitari bisanzwe ku isoko ry'imyidagaduro mu Rwanda, kuko kuzuza Kigali Arena mu gihe gito gutyo byatumye benshi bibaza byinshi. Ikibazo gikomeje kwibaza ni ese koko amatike yose yaguzwe n'abafana ba King James cyangwa hari uburyo bwihariye bwakoreshejwe? Abasesengura imyidagaduro bagaragaza ibisobanuro bitatu bishobora gusobanura uko byagenze. Icya mbere ni imbaraga z'abafana. King James amaze imyaka 20 mu muziki, afite indirimbo zikunzwe n'ibisekuru bitandukanye. Abafana be bashobora kuba bariteguye iki gitaramo kuva cyatangazwa, bigatuma amatike agurwa vuba cyane. Icya kabiri, kugura amatike menshi icyarimwe. Ibigo cyangwa abantu bafite ubushobozi bashobora kugura amatike menshi icyarimwe, rimwe na rimwe bagamije kongera kuyagurisha nyuma. Icya gatatu ni uburyo bwo kwamamaza. Gukora marketing ikomeye bishobora gutuma abantu bagira ubwoba bwo gusigara, bigatuma bagura amatike vuba cyane. Nta gihamya igaragaza ko hari umukino uri inyuma y'iki gikorwa, kandi no kuba hari abantu cyangwa ibigo byagura amatike menshi si ikintu kidasanzwe mu isoko ry'imyidagaduro, ahubwo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko igitaramo gifite agaciro kanini ku buryo abantu bashaka kukinjiramo mbere y'abandi. Ibi byose byerekana ikintu kimwe gikomeye: King James ntabwo ari umuhanzi w'igihe cyashize wenda ngo abatacyoboka, aracyafite imbaraga ku isoko ry'ubu. Imyaka 20 mu muziki ni y'agaciro kenshi cyane, abafana be baracyahari kandi bamukomeyeho. Ibi si ibintu bikunze kugerwaho na benshi. Yego, birashoboka ko hari abantu baguze amatike menshi icyarimwe, ariko nanone ntibikuraho kuri gukomeye cyane. Kugurisha amatike yose mu minsi 3 ni ikimenyetso cy'uko King James akiri ku rwego rwo hejuru mu muziki nyarwanda. Ikibazo gisigaye si uko amatike yashize, ahubwo ni iki: ese ku munsi w'igitaramo King James azuzuza ibyo abafana bamwitezeho? Icyo twakubwira cyo ni uko The News Jam natwe tuzaba tuhakubereye ngo tukugezeho uko bizaba byifashe.